tugiye kuganira ku bimenyetso bitatu bizakwereka ko telefone yawe yinjiriwe. Nkuko tubizi, telefone ni igikoresho cy'ikoranabuhanga kandi gifite akamaro mu bijyana n'itumanaho. Wifashishije telefone yawe wahamagara, wakwandika ubutumwa bugufi, wajya kuri Facebook, wajya kuri WhatsApp, wajya kuri YouTube, wajya kuri Instagram, wajya kuri Twitter, wajya no ku zindi mbuga nkoranyambaga nkuko mubizi. Wifashishije telefone yawe wabika kandi ukabikura amafaranga kuri banki yawe, wayabika kandi ukayabikura kuri mobile money yawe. Hamwe na telefone yawe wakohereza amafoto n'amafaranga. Ibi byose rero wakora wifashishije telefone. Ntuzigere wizera ko 100% ko biri hagati yawe no mu bihererekanya gusa. Wabishaka utabishaka, nibura ujye umenya ko hagati yanyu mwembi harimo umuntu umwe kandi mutatumiye. Hari n'ubwo babiri cyangwa batatu bashobora kubakurikirana mu byo mu buhanahana hagati yanyu, yaba makuru byaba biganiro mugirana kuri telefone, kandi ibi bigakorwa mu buryo udashobora kubimenya. Urugero, ushobora guhamagara inshuti yawe cyangwa se ukayohereza ubutumwa bugufi, hakaba hari undi wumva ibyo uvuga cyangwa se ufite kopi y'ubwo butumwa bugufi wamuhaye, akabimaza icyo abishakira, kandi wowe utabigizemo uruhare ndetse utabizi kandi utarigeze ubimuhera n'uburenganzira. Niyo mpamvu muri kano kanya wowe nkurikiye ngiye kukwereka inzira 3 ushobora kunyuramo ugatahura niba hari undi muntu cyangwa abandi bantu bakurikirana ibyo ukora kuri telefone yawe. Nge ni Flora Uwimana, mbahaye ikaze kandi mbasaba kumva iyi audio yose mukayirangiza, kuko inyuma ndavuga uburyo wabihagarika cyangwa ukabikuraho burundu. Niba utarakora subscribe ngo uyu mwanya mwiza ngo uyikore, maze amakuru yose ajya ahita kugeraho. Ni mu Gacaca TV show. Izi nzira rero uko ari 3 ngiye kubereka ushobora kumenyamo abakurikirana amakuru yawe kuri telefone. Ni uburyo bwa code. Code ya mbere iragufasha kumenya niba amajwi yawe iyo uhamagara hari abandi bayumviriza utabizi. Code ya kabiri irakwereka niba message wohereje inshuti yawe nta bandi bantu mudafitanye gahunda bagira kopi zaje. Iyo code nanone igufasha kumenya uwo muntu wari we naho aherereye. Code ya gatatu rero ni code igufasha gukuraho abo bose bagera mu makuru yawe kandi ayo makuru ntagire aho yajya. Code ya mbere ni akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyi code rero ni ingirakamaro kandi ikora kuri simukadi zose, waba ukoresha MTN, Airtel cyangwa se Tigo. Nkuko mubona izo simukadi zose mvuze zose zikozwe kimwe, n'uburyo zikora rero ni bumwe. Aho bitandukanira ni kuri sosiyete y'itumanaho yazikoze, nubwo zititwa amazina amwe ariko zikoze mu buryo bumwe. N'ikimenyimenyi zisimburana mu mwanya umwe muri telefone. Bivuze ngo iyi code rero iyo uyikoresheje, wayikoresha uri mu Rwanda, wayikoresha uri muri Amerika, wayikoresha uri Burayi cyangwa se ahandi hose irakora, kandi simukadi atari ya MTN, Airtel cyangwa se Tigo abenshi tumenyereye hano mu Rwanda. Ngaho fata telefone yawe ujye aho wandika nimero ugiye guhamagara iyo utayifite muri contacts zawe, wandike akanyenyeri ukurikizeho urwego, wandike umubare 21 maze ushyireho urwego, nurangiza ukande kuri yes. Iyo umaze gukanda kuri yes, muri telefone yawe hahita hazamo aya magambo akurikira: call forwarding. Iyi iraba ari suforume ya titre. Noneho hakurikireho ijambo voice, has fax,
hakurikireho SMS. Iyo rero batagukurikira, imbere y'ayo magambo haba handitseho ijambo ngo not forwarded. Iyo rero bagukurikira, nimero ikumviriza iba iri aho ngaho imbere. Niba ari voices zawe yumva, ugahita ubona nimero ikumviriza. Niba ari faxes akurikira, nimero ugahita iyikurikira, ugahita uyibona aho ngaho imbere. Niba ari SMS, nimero yiyemeje kujya ikwiba message zawe, ugahita uyibona aho ngaho imbere. Iyo rero ubonye nimero, ni ukuvuga ko n'amazina ya nyirayo ushobora kuyamenya, ukamenya aho aherereye. Icy'ingenzi ni uko ubona iyo nimero nyine ikubonera amakuru yawe, kandi nyirayo utarigeze umuha ubwo burenganzira bwo kugukurikirana. Kode ya kabiri ni akanyenyeri urwego 62 urwego, ubundi ugakanda yes. Iyi kode izagufasha kumenya noneho niba igihe uhamagara, uhamagaye ari we wenyine uba wumva ibyo uvuga. Izagufasha kandi kumenya niba iyo wanditse message ukayohereza ijya kuwo wayigeneye wenyine. Iyi kode izagufasha kumenya niba iyo waguze pake ya interinete ari wowe wenyine uyikoresha, kuko nabyo birashoboka. Mujya mubona umuntu yigurira pake, mu kanya nk'ako guhumbya ukabona ishizemo, ugatangira kwitotomba, ukijujuta, ugatangira gushyira amafuti n'amakosa kuri sosiyete ibicuruza, ukabita abajura, ukabacira imanza. Ariko hari igihe umujura aba atari uwo nguwo, ahubwo ari uwiyemeje gusangira nawe pake wiguriye, kandi ibyo ngibyo akabikora nyine utabizi. Iyi kodi akanyenyeri urwego 62 urwego, nayo ikora kuri simukadi iyo ariyo yose. Ngaho bikore maze urebe icyo bakwereka muri telefone yawe. Mu byo bakwereka rero barahera kuri voice, data, fax, SMS, synchronisation, asynchronisation, haze pack, haze ibyitwa pad, haze n'ibyitwa videos. Ibi byose rero biraba bikurikiranye, kandi iyo hari icyo bakwibamo amakuru, imbere yacyo nacyo bahita hazaho nimero ayo makuru ajyaho. Iyo rero amakuru batayiba, imbere ya buri cyose hazaho ijambo not forwarded. Ugahita wizera neza ko nta muntu ukwiba amakuru, kandi amakuru yawe nyine ugahita ugira umutekano ko ntaho ajya. Iyi kode ni ingenzi rero, ni byiza guhora uri kuverifiya buri kanya. Mu nyuma y'igihe runaka ukazaverifiya ukareba niba koko nta muntu ukwiba ayo makuru. Iyo ni kode ya kabiri rero. Tugeze kuri kode ya gatatu, yari nababwiye ko ari ingenzi cyane. Ni urwego, ugakurikizaho urundi rwego, ugakurikizaho amazero 2, ukandikaho 2, ukongeraho urwego. Reka nyisubiremo. Ni urwego, urwego 002 urwego. Iyi kode rero nk'uko nabibabwiye, ni ikoreshwa igakuramo bariya bose baba barihaye uburenganzira ku makuru yawe utabizi, maze ntibazongere kukumviriza ukundi, cyangwa se ngo bakwibe message zawe cyangwa se video zawe. Ngaho kano kanya rero kanda urwego, urwego 002 urwego, nurangiza ukore kuri yes, maze umbwire icyo uri bubone. Muri phone yawe barahita bahazamo ijambo ngo call forwarding erasure was successful. Bivuze ko babantu bose babashaga kugutwara amajwi yawe, bakayatwara mu buryo utazi, kano kanya bose umaze kubirukana. Ngayo nguko rero
wowe wankurikiye kuva ngitangira kugeza ubu ndagushimiye cyane. Mpa igitekerezo cyangwa umbaze icyifuzo, umbaze icyo wifuza ko ngusobanurira, nzakigutegurira nkikugezeho. Kora subscribe kandi ukande na like niba wakunze iyi nyigisho nguhaye. Reka rero kuyihererana, ahubwo uyisangize inshuti zawe kugira ngo nazo zisobanukirwe n'uburyo zarinda amatelefone yazo. Ubutaha nzagaruka mbabwira uburyo umuntu yinjira urundi muri telefone atayikozeho, bitanamusabye no kugira indi application adawunirodinga akayinstalamo. Ibyo byose rero biratureba. Aho ikoranabuhanga riri kwerekeza muri iyi minsi, ni ngombwa ko buri wese agenda agira utuntu tumwe na tumwe tw'ingenzi amenya. Ntimuzacikwe rero. Ni mu Gacaca TV show, nge ndi Flora Uwimana. Ciao ciao.